Mwami Yesu Kristo, turagushima wowe Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo, uwa mbere n'imperuka, wowe ishusho y'Imana itaboneka, ukurabagirana ku bwiza bwayo, wakira icyubahiro n'ikuzo. Turi hano Mwami muri iri shuri kwizera, kugira ngo turushizeho gusenga, kwiriza, ariko tunigishwa ijambo ryawe. Kubera ko ijambo ryawe niyo tabaza, ijambo ryawe ni umucyo. Nta gusenga ukuri kudashingiye ku ijambo ryawe. Uko usenga atazi ijambo ryawe asenga icyo atazi. N'ibyo wabwiye wa Musamariyakazi. Urakoze Mwami, ukomeze kuduha gusengana ubwenge bw'ijambo ryawe, kugira ngo ntidusenge habanye n'ubushake bwawe. Umugisha rero abantu bose bari muri amasengesho, umuntu wese Mwami wafashe gahunda yo kwiriza uyu munsi no gusenga, yaba aho turi kumwe hano, yaba ababikora ku kazi, yaba ababikora mu mpande zitandukanye z'isi, kubera iyi gahunda bayizi binyuze mu ikoranabuhanga, bose bahumugisha kandi ubishurire umunsi uriwe. Twumvise ku cyumweru yuko twahamagariwe kumenya byinshi gusa kuri wowe, ariko twahamagariwe kukumenya wowe ubwawe n'imbaraga zakuzuye mu bapfu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. None mwasanze ari iki? Namwe dufite ugozana umuntu wese hano imbere. Mwasanze ari inzozi? Ni inzozi zirimo niyerekwa. Amen. Haleluya. Ariko ni inzozi imbere ya byose, kubera ko turabona sagesse y'Imana muri Daniyeli. Hanyuma Farawo, inzozi ya Rose, inka 7 zimeze gute? Zibyibushe. Hanyuma akaza ziva mu mazi, sibyo? Mu ruzi. Izindi 7 zinambye, zigatazimira zari zibyibushe. N'amahundo 7 abyibushe. Akazandi anambye, noneho akamira yadabyuze. None Farawo muri inzozi hari ibindi yabwiwe? Hari ibyo yabwiwe? Bo nta mwanya dufite kubisoma, ntabyo. Ahubwo bahamagaye Yosefu, amen, yari muri gereza, noneho aje atanga ibisobanuro. Azaba imyaka 7 y'uburumbuke, izakurigwa imyaka 7 y'inzara y'amapfa, kugeza aho muzibagirwa kumugeze kugira imyaka 7 y'uburumbuke. Kugeza aho niki? Ni inzozi. Amen. Urabanza kumbwira impamvu ari inzozi. Noneho Farawo aravuga ati, noneho Yosefu amuha inama, washaka umuntu w'umunyabwenge wajera ibyo bihe by'uburumbuke, ateganya ibihe by'inzara. Baravuga ati, hari undi se wagira ubwenge nk'ubwawe, ko ari wowe wanayishuye ibi bintu, ngo ahubwo ni wowe tukwiye kugushiraho, ngo intebe yanjye gusa nizatandukanye, ariko ni wowe mutware wa Egiputa. Nuko se Yosefu yazamutse. None ni inzozi niyerekwa. Yerekwa kubera iki? Nuko niyerekwa gusa nta nzozi. Niyerekwa ryaje mu nzozi. Kubera ko mu nzozi twabonye ko Imana yahamagaye sagesse iri muri ubwenge buri muri Yosefu. Hanyuma hakaza rero icyo gukora. Maze kubimenya, wikomera amashyi. Haleluya. Ko niko muzajya mutandukanya inzozi niyerekwa. Manishimwe. Rero twibande rero ku kintu gikomeye cyane yitwa uko Imana iyobora abantu bayo. Amen. Haleluya. Ikoresha inzira z'inzozi niyerekwa. Ariko inzozi ntago turi buzitindemo,
kubera ko twabonye ko inzozi ziba zihamagara sagesse. Bivuga ngo ni ibihe runaka Imana ishaka ko abantu bamenya uko babyitwaramo. Wabyumvise? Ariko iyerekwa ryo imperativement nta kabuza rihamagara action, rihamagara icyo uko kora. Turafata Sawuli amaze kwitwa Pawulo, atangiye kugendana n'Imana. Inshuro enye mu bikurikire Imana yakoresheje iyerekwa kuyobora Pawulo. Wabyumvise? Mu rugendo rwa Pawulo ajya kuvuga ubutumwa mu mahanga, kuzuza inshingano ze, Imana yakoresheje inzira yitwa iyerekwa, vision, kugira ngo imuyobore. Rimwe ikakoresha vision, iyerekwa, kugira ngo imubuze kujya ahantu. Wabizi? Amen. Inshuro ebyiri imubuza kujya, inshuro imwe imubuza kujya ahantu, ni mu nzira y'ivugabutumwa. Amen. Muri voyage missionnaire. Rimwe imubuza direction ashaka gufata na bagenzi be, ikindi gihe imubuza icyo kigukora aho hantu. Yavuga ati nahareke nagende. Ikoresha iki? Iyerekwa. Rero turareba akamaro k'inzozi z'Imana zitari za fake cyangwa za Satani, cyangwa iyerekwa ry'Imana. Amen. Ubuhanuzi bwo twamaze kubwumva, sibyo? Byakozwe n'intumwa. Duhere ku murongo, amen, 16. Byakozwe mu 16 umurongo wa 6 ugeze ku murongo wa 10. Bukeye banyura mu gihugu cy'i Furugiya n'i Galatiya, babuzwa n'Umwuka Wera kuvuga ijambo ry'Imana muri Asiya. Okay. Babuzwa. Babujijwe mu iyihe nzira? Ninde wababujije? Umwuka Wera. Yakoresheje iyo nzira, ko umwuka ntabwo tumubona. Yakoresheje iyo nzira. Amen. Haleluya. Umwuka arababuza, aramubuza. Iyo uvuga ngo Umwuka Wera abuza wa Pawulo kuvuga ubutumwa hehe? Muri Aziya. Barakomeza urugendo. Amen. Hano bababwiye inzira yakoresheje. Bavuze ko Umwuka aramubuza. Sibyo? Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ntabwo batubwiye nimba ari iyerekwa, nimba ari inzozi. Ariko komeza. Bageze ahabangikanye n'i Musiya, bagerageza kujya i Butiniya, ariko umwuka wa Yesu ntiyabakundira. Naho Umwuka Wera arabangira aho bashaka kujya. Hamwe yababujije kuvuga, ahandi arababujije kugenda. Twabisobanuye hano. Bo bashaka gufata inzira ijya mu Burusiya. Komeza. Nuko banyura i Musiya bagera i Tirowa, nijoro Pawulo ararota. Mwumve ijambo batubwiye hano ngo mu ijoro Pawulo ararota. Iyo ni Bibiliya yawe y'Ikinyarwanda. Ngo ararota. Umva Bibiliya yanjye hano. Pendant la nuit Paul eut une vision. Hano babyitse iyerekwa. Numva ko mukwiye kubitandukanya. Mu Kinyarwanda ngo ararota, ubwo bumvise ko ari ijoro, bumva gusa ko ari ukurota. Ariko hano ngo ni vision. Komeza. None tuza kureba ese ni Ikinyarwanda gifite raison cyangwa ni Bibiliya yanjye y'Igifaransa cyangwa y'Icyongereza vision. Nijoro Pawulo ararota, abona umugabo w'umunyamakedoniya ahagaze amwinginga ati, ambuka uze i Makedoniya udutabare. Amaze kurota izo nzozi uwo mwanya, dushaka kujya i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza
amen. Pawulo rero urumva ko tumaze kumva ahantu habiri, hamwe umwuka yaramubujije kuvuga ubutumwa muri Aziya, ahandi naho kandi Aziya twumvise hariho, sibyo? Aziya Minero uyu munsi n'amajyepfo ya Turkiya, hanyuma ahandi naho barashaka kuzamuka nk'abagana mu Burusiya, amajyaruguru y'isi. Umwuka arababwira ati no, ahubwo mwerekeze hehe? Itirowa. Tirowa noneho ni ahantu hari buganishe mu Burayi. Hanyuma rero iyo bari Tirowa, Pawulo ararota. Amen, haleluya. Arota umunyamakedoniya, umugabo w'umunyamakedoniya amuhamagara ngo ambukuze kudutabare. Yakigira ngo ararota. Hanyuma avuye akangutse arababwira ibyo yabonye, bahita bamenya ko umwami abohereje i Burayi, avuga ngo bajye mu Burusiya. Bayibise. None ashaka kubabaza, Pawulo yararose cyangwa yareretswe? Kubera iki? Kuko iyerekwa rihamagara action, gukora. Uvuga ngo rero Bibiliya y'Ikinyarwanda basemuye nabi. Bara. Mubibase. Ure mwabimenye. Amen. Uvuga ngo abasemuye Bibiliya bari kwandikwa ngo nijoro Pawulo arerekwa. Abibise. Amen. Noneho dukomeze rero kuri 19 yakozwe n'intumwa, 18 yakozwe n'intumwa, umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11. Maze umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi, aramubwira ati ntutinye, ahubwo uvuge we guceceka, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi, kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu. Amen. Amarayo umwaka n'amezi 6 yigisha ijambo ry'Imana muri bo. Amen. 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 Nijoro ngo umwami Yesu ubwe aramwiyeka, aramubwira ngo witinya. Amen. Uvuge, nta n'umwe azagira icyo agutwara, ngo kuko mfite nzaba ndi kumwe nawe, nta n'umwe azagira icyo akutwara, nta muntu azakugirira nabi, kuko muri uyu mugi mfite abantu benshi. Niyerekwa n'inzozi. Kubera iki? Niyerekwa n'inzozi mu nzozi. Kubera iki? Ntabwo ari iyerekwa. Niyerekwa ryo mu nzozi, kuko harimo message y'umwami amubwiye. Amen. Mukomeza, kandi hari umurimo ari buko. Mwabonye? Iyo nishura kangahe? Twabonye iyerekwa rya mbere Itirowa. Sibyo? Mbere umwuka yamubujije, ariko ntabwo twamenye yanyuze mu nzozi cyangwa mu yerekwa. Sibyo? Ariko turabona ko Itirowa yariye yerekwa, nubwo Bibiliya y'Ikinyarwanda ivuga ngo ni inzozi. Twabonye ni Korinto niyerekwa yanyuze mu nzozi. Manishi. Noneho turagiye rero yakoze n'umwa nyine 28 27. Amen. 22 kugeza kuri 26. Ndi none ndabakomeza, nimuhumure, uko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge, kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana nduwayo nyikorera, akambwira ati Pawulo witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kayisari, kandi dore Imana iguhaye n'abo mugendana bose. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe, ariko dukwiye gusukwa ku kirwa. Amen. Aha, hano mwavuga wiki ni inzozi niyerekwa. Ni inzozi niyerekwa.
kubera iki? hari ibyo yabwiwe gukora. Ni ibiki? Mbere ya Kayizari. Amen. Niyerekwa. Nta nzozi ziri hamwe. Kubera ko avuga nijoro gusa. None inzozi ziri hano. Vuga ngo nijoro yabonye marayika w'umwami amubwira. Amen. Sibyo? Niyerekwa harimo n'inzozi se? Inzozi? Witinya? Ariko hano hari sagesse. Hari ubwenge burimo hano. Witinya kuko ukwiye guhagarara. Byose nubishyira hamwe ni action. Sibyo? Ariko nta kindi mubonaho. Uretse inzozi niyerekwa nta kindi mubona. Ubuhanuzi ariko mukwiye gusukwa. Hari ibyago biri imbere. Hano hariho n'ubuhanuzi. Hariho n'ubuhanuzi. Manishima. Kuri Verisi ni profesi. Ariko dukwiriye gusukwa ku kirwa. Amen. Wese ubuhanuzi. Amen. Kuko araprofetije ibyenda kuba. Nuvuga ngo hano turabona iyerekwa ririmo marayika aje kumubwira yuko ntacyo ari bube, ko akwiye guhagarara bakayizarwa ahamirize ni Roma. Hanyuma Paulo kandi arahanuye yuko nubwo ntacyo bari bube ariko hari ikibazo kiri bube, kuko ubwato buraza gusa saduka. Ayubise. None rero ikibazo ni iki rero kugira ngo twanzure. Yakoze n'umwaka 23:11. Mu ijoro ry'uwo munsi umwami Yesu amuhagarara iruhande aramubwira ati, humura, uko wampamirije Yerusalemu niko ukwiriye kumpamiriza ni Roma. Amen. Ni inzozi niyerekwa. Aho ni inzozi niyerekwa. Niyerekwa ryonyine. N'ubuhanuzi. Nta nzozi zirimo. Zirimo gute? Oya, mu bitandukanye. Nuvuga ngo inzozi ni mu gihe harimo amagambo ya sagesse. Ko twavuze ko mbere. Le songe appelle la sagesse. Hano c'est la sagesse mubona. Niyerekwa. Kugeza aha rero twabonye iyerekwa riza ni nijoro. Turebe irindi yerekwa ryo mu bundi buryo. Twe turanzura. Yakoze n'umwa 22:17-21. Nuko maze gusubira Yerusalemu ndi mu rusengero nsenga mba nk'urota. Mbona Yesu ambwira ati, ihute uve i Yerusalemu vuba, uko batazemera ibyo mpamya. Nanjye nti mwami, nabo ubwabo bazi yuko nashyiraga abakwizeye mu nzu y'imbohe nkabakubitira mu masinagogi yose. Kandi ubwo bavushaga amaraso ya Stefano wahamyaga ibyawe, nanjye nari mpari mbyishimiye, ndinda imyenda y'abamwicaga. Aransubiza ati, genda kuko nzagutuma kure mu banyamahanga. Amen. Aroniki. Nimushukwe n'ijambo ngomera nk'urota. Ntago Bibiliya ari kwivuga ikinyarwanda cyanyu. Tombe en extase. Yari warasenga ku manywa y'ihangu. Amen. Tombe en extase mu Gifaransa. Nuvuga ngo wowe uburi hano, hanyuma muri uwo mwanya ibibona bigasa n'ibivaho. Ibiboneka. Ukabona isi y'umwuka niyo ta tombe en extase.
passe de ce monde à l'autre. Nyuma Bibiliya Kinyarwanda irabashuka mumera nk'urota, nyuma muza kwita ngo ni inzozi. Bivuga ngo ni iki? Ni iyerekwa ryo mu rwego rwo hejuru, kuko isi y'umwuka irafungutse brusquement. Noneho ibintu n'ibikiro bimuzengurutse ntiyongere kubibona, kuko yinjiye mu rundi rwego, yinjiye mu yindi dimension, niyo bita tombe en extase, ntabwo ari kumera nk'urota. Hanyuma iki nacyo harimo n'iki? N'ubuhanuzi. Uriya murongo wa nyuma twasomye, aransubiza ati genda kuko nzagutuma kure mu banyamahanga. Amen. voilà. Ni ukuvuga ngo ni iyerekwa ryo mu rwego ruhanitse, dimension yindi. Amen. Extase. Amen. Hanyuma muri uwo mwanya nk'ubu turi hano yewe, hanyuma bikanshikira iyo Paulo yamushikiye, ndi kumwa yihangu. Yewe nshobora kubona ibintu nkavugana n'abantu bari muri iyo isi mutabona, namwe turi hano nimubibone, nimuntu gusa atmosfera ndaza guhinduka. Niyo mpamvu igihe Daniel na bagenzi bagiye gusenga ngo basobanukirwe iyerekwa yabonye y'intambara n'ibiki mu gihe cy'iherezo, sibyo? Ngo marayika Gabriel akaza nyuma y'iminsi 21 baro barasenga. Amen. Yaraje nyuma agahagarikwa mu kirere cy'Ubuperesi aho bari, aravuga ngo abo twari kumwe ntibamubonye, ntibanumvise n'ijwi, ariko batahwa n'ubwoba bariruka. None se ko batamubonye ntibumve n'ijwi, kuko ibirutse wowe ntacyo wumvise, ntacyo wabonye, kuko wavudutse ukiruka. Reka dusubire muri Daniel ibice 10. Daniel ibice 10 ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. Ninjye Daniel gusa wabonye ibyo neretswe ibyo, ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona, ahubwo bahinze umushyitsi cyane, barahunga barihisha. Nuko nsigara aho njyenyine, mbona ibyo byerekanwe bikomeye, sinasigarana intege, kuko ubwiza bwanjye bwampindukiyemo ububure, ndatentebuka. Amen. Wasomye kuva ku 7. Moi Daniel, je vis seul la vision. Niyo nyine yabibonye. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute figure. Hari icyo babonye? Oya. Hari icyo bumvise? Oya. Kuko ize birutse. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo twinjiye muri iyo yerekwa ryo mu rwego ruhanitse, amen, n'abandi batuzengurutse niba bahari, kabone n'ubwo batabibona ibyo tubona cyangwa bumva ibyo twumva, atmosfere y'aho hantu irahinduka, kuko presence y'Imana igwa aho hantu. Amen. Bakavuduka kandi ntacyo babonye, ntacyo bumvise. Niyo mpamvu nabyise ko ari yerekwa ryo mu yindi dimension. Reka twe turasenga, ntabwo turahura nabyo. Utariruka, nimba mutariruka ntabyo murabona. Oya, ntabwo muraba aho puissance y'Imana yamanutse. Nubwo ntacyo ubona, ntacyo wumva, amen, intege zakuvamo. Abizi ko presence ya marayika Gabriel, amen, yatumye abantu ahinduka, bariruka kandi ntawe babonye, ntabwo bumvise. Amen. Imana akomeye. Ejo bundi nari mu biro, hakubise inkuba irakubita, hanyuma ndavuga ati bise ari inkuba gusa ibintu Imana yaremye. Wabibise negatif na positif
bigakururana. Wabibise. Donc les ions chargés positivement négativement bigakururana, iyo niyo nkuba mu bisanzwe. Amen. Sont des forces de la nature. Ni physique, biri muri physique. None kwiriya nkuba yari iteye ubwoba, n'ejo yari iteye ubwoba. Amen. None Imana yaremye izo nkuba, izo phénomène, iyo mwumva imeze gute? Ega dusenge tutazi, inkuba ubwayo iraduhindisha imishitsi. None rero Imana, iyo Imana ihagurutse mu mbaraga zayo komeye, niyo mpamvu rero aba bagenzi ba Daniyeli harirutse, kuko presence ya marayika izana ubwiza bw'Imana, igitinyiro cy'Imana, imbaraga z'Imana. Nubwo ntacyo ubona cyo wumva, atmosphere irahinduka. Amen. Wayibise. Haleluya. Amen. Les ondes zose ziruzura puissance y'Imana. Na Daniyeli ubwe ngo abura indege. Hano barakina n'Imana, turakina n'Imana. Igiza niyo mpamvu abanuzi benshi bavuze kugaruka ku Mwana mu buryo bwagaragara ngo yime ingoma ye. Aravuga ngo imisozi izatigita, ngo abantu bazabwira imisozi ngo ibagweho, ibahishe amaso ye. Gutyo gihe azabaje nk'Imana. Manisha niyo mpamvu abadayimoni ngo bumva izina rye gusa bagahinda imishitsi, bo baramuzi. Abantu gusa nibo batazi Imana n'imbaraga zayo n'ibiki byose. Amen. Kuvuga ngo Imana yaduhaye Yesu kugira ngo ibone uko itwegera, kuko hanze ya Yesu ntabwo yatwegera, twashira. Amen. Imana yambaye umubiri ngo itwegere, niyo witwa Emmanuel, Imana iri kumwe n'abantu. Manisha none hano ni vision, ni yerekwa yo mu rwego ruhanitse. Amen. Rwego ruhanitse. Reka dusome muri Yobu 33 14 baza kuri 18. Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Amen. 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 Bagaze kuri 18. Ubugingo bwe iburinda rwa rwobo, no kubaho kwe ikakurinda kurimburwa n'inkota. Amen. Wabyumvise? Hano murumva ko ijambo ry'Imana ritandukanya inzozi n'iyerekwa. Wabyumvise? Ngo Imana ivuga gute? Tantôt d'une manière, d'une autre. Vous savez? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nukuvuga iki? Nuvuga ngo ishobora kuvuga, kuko abantu batubwiye ngo abantu bari kuburi mariri yabo. Imana ishobora kuvuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Apana rimwe kabiri. Ishobora kuvuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bumwe ni buhe? Inzozi. Ubundi ni ihe? Iyerekwa. Kuko tubwiyana. Wamenye ko bitandukanye. Kuvuga ngo none iyo ivuze mu buryo bw'inzozi bavuze ko ibigamije iki? Nari amagambo afin de ari kuri 16 baza kuri 18. Iyo yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha. Nuvuga ngo mu nzozi Imana irigisha. Kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye. Kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye.
ni ukuvuga ngo nimba afite imigambi mibi imugamburuze, mu ijambo rimwe imugarure mu nzira nziza. ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe, kuko abantu bagendera mu bwibone ariko ntibazi ko ari abibone, ariko Imana irabizi. Toujours mu rukundo rwayo ibishaka ngo ikize umuntu kiriya cya nyuma. Komeza. Ubugingo bwe iburinda rwa rwobo. Kuvuga ngo impamvu imwigisha, impamvu umugamburuza mu migambo ye, impamvu imumara ubwibone mu kuza mu nzozi ikamwereka uko we atari yiyizi, sibyo? Ngo nukuvuga ngo ikize ubugingo bwe rwa rwobo, kuzimu, imukize irimbukiro. Hanyuma no kubaho kwe ikakurinda kurimburwa n'inkota. no kubaho kwe ikakurinda kurimburwa n'inkota. Impamvu rero Imana ivugana n'abantu muri iyo nzira y'inzozi, amen, haleluya, no mu nzira y'amayerekwa, ni ukugira ngo ibigishe, ngo ni za nzozi, kugira ngo ibagamburuze imigambi yabo itariyo, kugira ngo ibamare ubwibone, hanyuma intego kugira ngo ibakize ubugingo bwabo kuzajya ikuzimu, kandi ibakize ya nkota, ngo ibakize urubanza rw'iherezo ruzatuma abantu bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariko urupfu rwa kabiri. Izo nizo nzira Imana ikoresha ngo igere kuri ibyo, ariko kenshi ntabyo bitaho. Niko bibanza kutubwira hano, amen. Kuri 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Vuga ngo nubwo Imana ivugana n'abantu muri ubwo buryo, ni bake babyitaho, barakanguka bakava muri izo nzozi cyangwa iyerekwa bakikomereza gahunda zabo, amaherezo bakazarimbuka. Vuga ngo nta ko Imana idakora ngo ikize ubugingo bw'abantu. Rero mu gusoza twavuga ngo nubwo Imana yabikoze mu gihe cya Bibiliya, ubwo buryo bwo kuvugana n'abantu n'uno munsi iracyabikora, kubera ko turacyari ku ngoma y'Umwuka Wera. Imana ihabwe icyubahiro, kuko batubwiye ngo kuza k'Umwuka Wera kwazanye ibyo. Noneho ntibibe ku bantu bamwe nk'abahanuzi n'abatambyi n'abami, ahubwo abafite umubiri wose bazizera Imana muri Kristo, kugira ngo Umwuka Wera avugane nabo muri ubwo buryo bw'ubuhanuzi, muri ubwo buryo bw'inzozi, muri ubwo buryo bw'amayerekwa y'uburyo butandukanye, mu nzego zitandukanye y'amayerekwa, amen, kugira ngo Imana ibayobore mu nzira zayo. Ariko abantu bakwiye kwigishwa kugira ngo babimenye. Ntabwo byarangiye, biracyahari. Ariko rero nimba rero benshi batabona Imana ivugana nabo muri ubwo buryo, ni ukubera ko ibintu byarivanze. Abantu ntabwo bakiri spirituel by'ukuri muri Bibiliya. Abantu baratakaje, kuko abantu bo mu isano rya kera, amen, ndetse no mu itorero rya mbere, ubwo buryo bari babuzi kandi bakamenya ko ari Imana yavuze. Ariko twinjiye rero muri secularisme, twinjiye muri materialisme, twinjiye mu isi itegekwa n'inyama n'amaraso, iby'ubwenge akaba ari byo biyobora abantu. Mu buryo rero inzira Imana ivugana n'abantu, iyo nzira iri kure y'abantu. Na niyo mpamvu rero dufite amatorero ku isi yuzuyemo abanyamubiri gusa benshi, nubwo atari bose. Itorero rya Kristo ntabwo ryagira urumamfu gusa, harimo n'ururo, sibyo? Kuko Yesu ntabwo azaza gutwara ubusa, hariho abantu azajyana. Arafite itorero muri iyi si, hari abana b'Imana b'ukuri,
ariko twabonye ko ari umukumbi muto ugereranije n'ubwinshi bw'abakristu b'izina. Rero ubu buryo rero twiziye uyu munsi ntabwo bwahagaze, kuko umwuka wera ubukoresha aracyahari, kandi abo ashaka kubiyoboramo barahari. Nuko gusa bamwe ntabwo bigishwa, abandi nabo bibereye mu bwenge bwa kimuntu, inzira Imana ikoreramo ntabwo bazitaho, ntibashaka no kuzimenya. Ariko ntabwo Imana yigeze ivanamo ubuhanuzi, inzozi n'amayerekwa, ariko abantu bakwiye kubyigishwa bakabimenya, kugira ngo bamenye kuvavanura ibiva kwa Satani n'ibiva ku Mana, cyangwa ibiva muri kamere zabo, muri subconscious zabo, bakajya kubyitirira Imana. Ubwo turaza gusoza Imana itanga impanuro byayibabaje. Intéressant ou pas? Interesting? Rero igihe cyose uzarota ntuzavuduke ngo Imana ngo yavuganye nawe, ko mwumvise ko amasoko ni source ni nyinshi. Imana ishimwe. Haleluya. Kubera iki tuvuga ko ubu buryo Imana itabuvanyeho? Niki bitubwira? Isoko y'izi nzira iracyahari. Umwuka arahari, ntabwo aratwara itorero. Ari bimaze kubera iki bigora abantu ko umwuka wera avugana nabo? Umviriza Imana idukebure. Yeremiya 23 mwahageze? 23 umurongo wa 25 tugere ku murongo wa 32 murongo wa 32. Numvise ibyo abahanuzi bavuze bahanura ibinyoma mu izina ryanjye ngo nareretswe. Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma? Abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya. Bigira inama yo kumbuza abantu banjye izina ryanjye, barotorera umuntu wese mugenzi we ibyo beretswe mu nzozi, nk'uko basekuruza babo bahugijwe izina ryanjye na Bali. Umuhanuzi ufite icyo yarose ntakiroture, kandi n'ufite ijambo ryanjye arivuga ibinyakuri. Umurama uhuriye he n'ingano? Ni ku Uwiteka abaza. Kandi Uwiteka arabaza ati, mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro, cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye. Umuntu wese yiba mugenzi we, ni ku Uwiteka avuga. Dore mpagurukiye abahanuzi bahimbisha indimi zabo bati yaravuze. Dore mpagurukiye abahanura iby'inzozi by'ibinyoma, ni ku Uwiteka avuga, akabyamamaza, kandi bakayobesha ubwoko bwanjye ibyo binyoma byabo no kwirarira kwabo kubuza. Nyamara sinabatumye, sinabategetse, kandi ntacyo bamariye rwose ubu bwoko, ni ku Uwiteka avuga. Amen. Amen. Dukwiye kwirinda narose kuko ubu wamaze kumenya kubitandukanya. Ni gute abahanuzi bibana amagambo y'Uwiteka? Bayibana gute? Ari umuhanuzi pereza Yeremiya yari yahanuye mu izina ry'Imana, yari umuhanuzi w'ukuri. Amen. Hanyuma abahanuzi b'ibinyoma bajya bagenda gushakisha amaramuko ibwami. None Yeremiya rero baramuhamagara ko ahanura ibyago bizatera Babuloni, izatera umurwa wa Yerusalemu, nabo bagahanura amahoro. Wabibise? Hanyuma umuhanuzi, amen, akavuga ko Yeremiya niwe ahanura ibinyoma, we niwe ahanura ukuri. Wabibise? Kandi amagambo yemewe ni amagambo y'umuhanuzi w'ibinyoma, niyo yiswe ko ari Imana. Umuhanuzi Mika, igihe cy'ingoma y'Ahabu,
abahanuzi ba Ahabu bahanuye amahoro, nagende ku rugamba i Ramoti Galiyadi araza gutsinda. Ariko Yehoshafati yashaka kujyana, Yehoshafati umwami w'Uyuda ashaka kujyana n'umwami Ahabu wa Isirayeli, kuko ubwami Isirayeli bwamaze gucikamo kabiri. Ati ariko nta bandi bahanuzi uretse aba. Ati hari undi ariko ntabwo mukunda ko ntabwo ajya amanura ibyiza. Ati ntacyo nawe muhamagare. Bahamagara rero Mika. Amen. Mika rero araza, hanyuma baramuintimida, bamushiraho iterabwoba ngo hanure uko nabo bahanuye. Aravuga ati ndaza kuvuga iby'Uwiteka yashize mu kanwa kanjye. Amen. Hanyuma arahanura. Abibise ahanuye byamuvuriyemo kujya muri gereza, kuko yahanuye ibitandukanye na majorite y'abahanuzi baraho. Hagera naho umuhanuzi w'inyuma ahaguruka akubita umunwa w'umuhanuzi w'ukuri ngo ni gute wowe ubuhanuzi bwanjye waje kuri wowe? Yamwibye ubuhanuzi. Rero kwiba ubuhanuzi ni ukuvuga ngo n'abantu bumva ubuhanuzi, amen, kandi atari bwo bwanyuze muri bo, bakageramo kubutanga ku mpamvu zabo, kandi ntabwo Imana igeze ibatuma. Ubwo niko Bibiliya ivuga kwiba ubuhanuzi. Kandi ibyo bireze cyane naha, ugasanga abantu bari barahanura bimwe, kuko umwe yabyumvisa ahandi nawe akajya guhanura. Nimba ari ibinyoma nawe akajya gukwiza ibinyoma. Rero tukiye kwitonda, tukamenya neza inzira z'Imana ikoresha mu kuvugana n'abantu. Amen. Cyane cyane hano abantu bayo, ni ukuvuga abana b'Imana bakijijwe, mugiye kumenya ko Umwuka Wera ntabwo aragenda, kuko azava hano atwaye itorero. Rero ntabwo yahinduye, aracyakora inzira ze, aracyazikoresha, ariko impamvu ziri ngume mukwiye gusubira mu gihe cy'umuhanuzi Samuel akiri muto, hanyuma Eli amaze kuba mu zabukuru atangiye no guhuma, hanyuma agatorera akihangana ibyaha by'abana be, ubwiza bw'Imana bukava muri Egiputa. Haleluya. Ahera Imana hakiri Shilo, niho hari ihema ry'ibonaniro n'isanduka y'Uwiteka. Hanyuma Imana igahaguruza Samuel akiri muto. Bibiliya iravuga impamvu Imana yahagurukije umwana muto, ngo ijambo ry'Uwiteka ryari ryabaye ngume. Uwiteka ntabwo yari akivuga. Bivuga ngo uyu munsi rero ni ijambo ry'Uwiteka ryabaye ngume. Turi nko mu gihe cy'umuhanuzi Samuel akiri muto, impamvu yamuhamagaye. Turi mu gihe cy'umuhanuzi Eli mu myaka y'izabukuru, aho Imana yari itakivuga kubera ibyaha nibyo byari ku ngoma. Abahanuzi ubwabo aho kubahisha Imana nibo binjije umwijima w'icyaha. Uyu munsi rero ijambo ry'Uwiteka ni ingume. Mu buhe buryo? Inzozi z'ukuri ni ingume, amaheruka y'ukuri ni ingume, kuko ijambo ry'Uwiteka ryabaye ingume. Suko Uwiteka yahinduye, nuko eta spirituel y'abantu, uko abantu bahagaze mu mwuka biteye agahinda. Kandi ntuzajya ubirebera ku bantu basega ku isi ngo ni benshi. Ubwo bwinshi se uzi buhagaze gute imbere y'Imana? Ajya mufite umugani uvuga ngo nimba ari uburo bwinshi, nimba ari iki bavuga gute? Numva se ko Abanyarwanda babimenye. Ubwinshi rero bw'amatorero n'abantu ngo bakristo ntabwo ari byo bizana ubuzima bw'umwuka. Niyo mpamvu ijambo ni ingume muri iki gihe ry'ukuri. Nubwo bafite Bibiliya basoma Matayo n'iki, ariko ijambo ry'Imana ry'ukuri, rema y'Imana, amen, ni ingume. Inzozi z'ukuri z'Imana ni ingume. Amayerekwa y'ukuri y'Imana ni ingume. Kubera ko eta spirituel, uko abantu bahagaze imbere y'Imana mu mwuka, biteye agahinda,
bihwanye na Yesaya igice cya mbere, hanyuma dusoze. Yesaya igice cya mbere. Mwageze? Yanete mukunda dusomere hanyuma dusoze Yesaya igice cya mbere. Mwageze? Igice cya mbere Yesaya. Amen. Turasoma ku murongo wa mbere. Haleluya. Tugeze ku murongo wa 16, 17. Ibyo Yesaya mwene Amosi yeretswe ku ngoma ya Uziya no ku ya Yotamu no ku ya Ahazi no ku ya Hezekiya abami b'Ubuyuda, ibyo yerekwaga ku Buyuda no ku Yerusalemu ni ibi. Umva wajuruwe, tega amatwi nawe wasiwe, uko Uwiteka avuga ati, nonyeje abana ndabarera ariko barangomera. Inka imenya nyirayo n'indogobe imenya urugo rwa shebuja. Abisirayeli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye Uwera wa Isiraheli, baramuhararuka basubira inyuma. Niki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera mu mutwe nta hazima, ahubwo ni inguma, ni imibyimba n'ibisebe binuka, bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Igihugu cyanyu ni amatongo, imidugudu yanyu yarahiye, abanyamahanga barabaryana imyaka yanyu, igihugu kibaye amatongo nk'igishenywe n'abanyamahanga kuko. Umukobwa w'i Siyoni asigaye ameze nk'ingando yo mu nzabibu, ameze nk'indaro yo mu murima w'imyungu, ameze nk'umudugudu ugoswe n'ingabo. Iyo Uwiteka Nyiringabo atadushigarije igice gito cyane cy'abantu barokotse, tuba twarabaye nk'i Sodoma tukamera nk'i Gomora. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa batware b'i Sodomu mwe, mutege amatwi mwumve amategeko y'Imana yacu, mwa bantu b'i Gomora. Ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira bimaze iki? Niko Uwiteka abaza. Mpazi ibitambo by'amasekurume y'intama byoswa n'urugimbu rw'amatungo abyibushye, kandi sinishimira amaraso y'inka n'ay'abana b'intama cyangwa y'amasekurume y'ihene. Iyo muza kunshengerera, ninde uba wababwiye ko muza kundibatira urugo? Ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Imibavu ni ikizira kuri njye, imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Imboneko z'amezi n'iminsi mikuru byanyu mwategetswe, umutima wanjye urabyanga, birananiye ndushye kubyihanganira. Nimutega ibiganza nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva. Ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi. Mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Amen. Mwabyumvise? Ngo aho niho rero amasengesho yabo azumva. Vuga ngo ubu rero iyi niyo tableau, ibi nibyo byerekana situation spirituelle abantu barimo muri iki gihe. Iyo imeze gutyo rero, za nzira z'Imana zo kuvugana n'abantu bayo ntago zikora. Niyo situation turimo. Niyo mpamvu rero tukwiye gusaba Imana ubwacu, tukakura mu nzira ibintu byose bituma Imana itavugana natwe, hanyuma tugasengera n'ubwoko bw'Imana aho buva bukagera, kugira ngo buri muntu wese yitahure, amenye ubukristo icyo ari cyo. Abantu bareke kwihumuriza n'amateraniro. Yavuze ngo amateraniro avanze n'ibyaha ngo arayazinuzwa. Buri amasengesho yanyu menshi ntago nyumva. Rero twiye kumenya ko abantu benshi muri iki gihe, amatorero menshi n'abantu mu matorero, ibintu b'imihango n'imigenzo, ariko abantu ntago bari spirituel by'ukuri. Mu buryo bw'umwuka abantu bahagaze nabi imbere y'Imana. Niyo mpamvu ubona rero za nzira z'umwuka wera ntago zikora, atari uko umwuka wera yagiye, nuko abantu bari kure y'Imana mu misengere nyayo. Badusenge. Data, turagushima mu izina rya Yesu,
kuri uyu munsi waduhaye kuba imbere yawe. Uturinde mwami kuba nk'iri teraniro rivugwa muri Yesaya yo mu gihe cy'Abisirayeli, mu gihe cy'umuhanuzi Yesaya mu kinyejana cy'umunani mbere ya Yesu. Ngo iteraniro ry'Abisirayeli ryari iteraniro rivanzwe no kutubaha Imana, yari imihango n'imigenzo gusa. Ngo abantu bayo ngo bayubahishaga iminwa, ariko imitima yabo iri kure yayo. Reka mwami muri iki gihe turimo udufashe mwami ngo twitahure ubwacu, tureke kwishuka ngo turemewe, ngo amateraniro aremewe, ngo turasenga Imana, ngo tujya mu materaniro kandi ubwacu turabokwanga. Mwami ukangure abantu bose mwami bitirirwa izina ryawe, kugira ngo bamenye uko bahagaze imbere yawe, bitume bavana ibintu byose bigahwa, babivane mu buzima bwabo, kugira ngo mwami babashe kwemerwa. Urakoze rero mwami, turasaba Mana gukangurwa n'Umwuka Wera muri bihe turimo, mu izina rya Yesu, kugira ngo za nzira zawe mwami zo kuvugana n'ubwoko bwawe zongere mwami usibura amayira yasibye kubera ibyaha byacu, kugira ngo wongere mwami uvugane natwe nk'uko wavuganye n'itorero rya mbere, nk'uko wavuganye n'abera bo mbere abari kuvugana natwe mwami, kugira ngo tube ubwoko bugushimisha, tube itorero ryemewe nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uturinde inzira z'umwanzi anyuramo akadushuka. Amayerekwa atari yawe turayavumiye mu izina rya Yesu. Inzozi zitari izawe turazivumye mu izina rya Yesu. Izo nzira zose zo mu buryo bw'umwuka Satani ashobora gukoresha turazihugaye mu izina rya Yesu Kristo, turazikinze. Urakoze mwami, udakoze mwami ko uvise gusenga kwacu, kandi ko utazatuma yuko duhenebera nk'aba bantu bari bafite amateraniro ariko amateraniro atejejwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Amen. Turashoje rero, kanya turi mu materaniro yo gushima no guhimbaza, ariko nshaka kubaha impanuro imwe rwose, ari mwebwe muri hano n'abazanyumva binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Nta guta umwanya mu matorero, emerwa n'Imana igira inzira, cyangwa ureke gutumwa mwanya. Kinacyo nashaka kuguha ugende usome mu Migani ibice 3. Mu Migani ibice 3. Haleluya. Were ku murongo wa 5 niho hari inama giye nkugiri. Gani ibice 3 niyo nama nkugiriye wowe uri hano nawe uzanyumva binyuze muri internet. Were ku murongo wa 5 uko nababwiye, were ku murongo wa 10 ndetse mukunda dusomere hanyuma dusoze. Inama ngira umuntu wese unyumva iraha muri aya magambo: wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku bwenge bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora mu nzira unyuramo. Ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro no mu magufwa yawe. Wubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasendera imitobe. Amen. Amen. Aya magambo niyo harimo inama Imana ikugiriye, kugira ngo ntuzasange ku iherezo warataye igihe cyawe, ukaza ku ruzuba utwika esansi yawe nimba ufite imodoka, ugata umwanya wawe kandi mu ijuru batanakwemera. Kandi iki nacyo ntuzigere wishukisha ubwenge bwawe, ahubwo usuzumisha ubuzima bwawe ijambo ry'Imana, utibabarira, kugira ngo ntute umwanya wawe. C'est triste guta umwanya, babibise, kuko nta n'umushuka niwe uzaba wishuka. Okay? Kuko nta n'umwe ajya mu itorero kubw'uwundi, kandi nta n'umwe yitira umukristo kubw'uwundi. Il va de ton éternité, il va de ton âme. Ni ubugingo bwawe urakinisha wowe.
genda ufate umwanya utekereze kuri iri jambo Imigani ibice 3 umurongo wa 5 ugeze ku murongo wa 10, urebe koko nimba aya magambo ari cyo yatabara ku bugingo bwawe. Asigaye ndabashimiye mwese, Mwami Yesu abagire neza.